bose bari babimpisha barotuma Israel Mbonyi ndetse na Israel Mbonyi ubwo namuhamagaye ndamubura atariko ngewe yego turasaba rero mbega amajisho afite amajisho ikintu kijya kinshanga rero urabona ari nk'abantu babibonye yego bizije isabukuru imyaka 25 n'abapasteri muri New Life Bible Church yego bizizaga rero isabukuru imyaka 25 bamaze babana anyway umukobwa wabo yitwa nde umukobwa wabo nawe agiye gukora ubukwe numva baduhaye invitation irabizi ko famille ya Diana Kamugisha ari abashuti b'ikiganiro Holy Room baduhaye invitation reka nze nyirebe neza ngo baduhaye invitation rwose noneho zikuba bari mu byishimo nk'ibi ngibi byo kwiziza iriya rero bayita Holy Vibe bari bafite Holy Vibe ubwo agakode nakabonye God bless you anyway konzi kuri Musinga ndetse n'umufasha we bagize n'ubukwe bwiza urabona bwawe ubukwe bukomeye cyane Moses Breeze numwe mu baramyi bakomeye cyane hano ku mugabane wa Afrika yaragapost bati wow this is the very interesting room of the year rero Imana ikomeze kuba umugisha n'abandi mwese mwakoze ubukwe n'abari kubitegura rero tubifurize ubukwe bwiza n'urugo ruhira Imana izabubakire comment gati wa kuri bwa bwa Musinga yavuze ngo Musinga yafasha abantu bose bategura ubukwe ngo arabicaza barigara agatereme kare mu minsi kavuga ngo gwicara wige none ngo yarabafashe bose abantu bose bateguye ubukwe ngo arabicaza bariga ibyo byose imbize reka tuvuge ko yagize ubukwe bwiza vraiment Musinga yagize ubukwe bwiza ikindi turabifuriza ko Imana ikomeza kububakira ubu rero ibiganiro birakomeje ejo ubundi ushoboye ko ukabona Musinga turamuzanye noneho kuko twaramusengeye urabyibuka atari bya bindi by'abanyarwanda uvuga twaragusengeye Musinga urumva ubibwire na Sheri ko twabasengeye twabwiye n'abantu ngo bazabatwerere ngira ngo ikiganiro Vanessa byumve twabwiye n'abantu ngo bazabatwerere mu kiganiro n'abantu bari barimo imyenda Musinga bataramwishyura video twarakwishyurije Musinga kwera ukuntu ari imfura mbona kwishyuza byamunanira aritonda cyane mbona kwishyuza rero byamunanira twabwiye abantu atabana mufite imyenda mu mwishyuro dora afite kugira ngo ubukwe bugere urumva rero twakoze akazi gakomeye buriya abakobwa batinya kuza cyangwa abadamu kunda kuza ariko muje gushima Imana byaba ari byiza mukaza hano rwose yego tuzabakira rero mu gihugu cy'u Rwanda ku itariki 15 ukwezi kwa karindwi turi kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite kampeni yo kwiyamamaza cyangwa igihe cyo kwiyamamaza rero ku itariki 22 kugera tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi kwiyamamaza rero twaganiriye na komisiyo y'igihugu y'amatora tubutse umuntu kwiyamamaza mu rusengero mu kiliziya no mu musigiti biremewe yego batubwira ati oya ntago byemeza ahubwo nese umuntu ataje kwiyamamaza none nk'umukandida ahubwo mu rusengero bakamwamamaza afite nk'urusengero asenyamo cyangwa abapasteri no mu kiliziya no mu musigiti cyangwa pastor w'inshuti ye gutyo akamwamamaza ubiyumva ute wowe utarumva narumva ibintu byatangajwe wowe wumvaga hari ikibazo nk'umufite nk'umuntu musengana mwene data urumva mbaye ndi kwiyamamaza ukamvuga wabunkoreye akantu keza mu by'ukuri urumva yarindi audience abantu bari bakwiye guprofita urumva noneho nje numvaga ntacyo bitwaye pe kuri wowe wumvaga ntacyo bitwaye twaganiriye rero cyangwa mu kiganiro n'itangazamakuru twaganiriye
yaganiriye rero na Munyaneza Charles akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora. Reka twumve ubutumwa yahaye abapasiteri, abapadiri ndetse bwo n'abashehe bayoboye insengero, imisigiti na kiliziya bazabikore gute. Ndabona ku buhanga bw'ibyuma bashobora kuba ikiganiro twagiranye nawe bakiri kugishaka ariko kirateguye mu mwanya baraza kutubwira ko cyatunganye. Umuntu niyemereye kwiyamamaza ariko muravuga se aba pasiteri n'abandi bemereye kumwamamaza, ntago babyemerewe. Twahuye nabo, mubo twahuye nabo mu minsi yashize, twahuye n'abayobozi b'amatorero n'amadini bose, ibi twarabibasobanuriye. Abantu baba bagiye gusenga, baba bagiye gushaka umugisha w'Imana, ntago baba bagiye gushaka umugisha w'abanyapolitiki. So nibyo bikorerwa rero mu rusengero, ni nabyo barantu twabasabye ko bazajya bakora kandi batwije ko bazabikora. Aya ni amakuru ukomeje gukurikira, amakuru arimo avugwa muri gospel hano mu Rwanda. Uriya yari Munyaneza Charles akaba ari executive secretary cyangwa umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora. Kwiyamamaza mu nsengero ndetse no kwamamazwa mu nsengero, mu kiliziya no mu musigiti ntago byemewe, kugira ngo tutazakora ayo makosa. Tugere kuri Israel Mbonyi avuye mu gihugu cy'Ububirigi nyuma yo gukora concert nziza, umunezero n'ibyishimo bikuzura abantu. Yagarutse Kigali muri iki cyumweru rero. Yagarukanye iki? Yagarukanye igikombe cy'umuhanzi mwiza, igihembo yahawe. Yego nguwo hariya tunashimira mugenzi wacu Janvier Yamuremye ku kinyamakuru Inyarwanda, akaba buriya yahuye n'imvune nyinshi cyane kugira ngo abone interview Israel Mbonyi. Yarambwiye ati anyita professeur, ati professor, ino interview yaramvunye ati buriya bose bari babimpisha barotuma Israel Mbonyi, ndetse na Israel Mbonyi ubwo namuhamagaye ndamubura, atari ko ngewe nagiye muri application mbazara ku kibuga kinini n'abantu umuntu wavuye Brussels ku itariki zine ku masaha na ku itariki ni agera i Kigali ryari. Ati rero naragenda hicara, ati hari n'umuntu wambona nk'umusazi mu cameraman amwata ariko se umuntu mutavuganye yogiye kumutegeza gute. Ati rero umukozi Imana Israel Mbonyi asohotse ku kibuga asanga ndahari. Ariko bundi Mbonyi kucyo akunda gukora ibintu byo mwibanga cyane. Ariko hari igihe umwuka bari ariko aba yamuyoboye. Natwe hari ibyo tujye gukora umuntu akabikora mwibanga, kuko ariko umwuka yagusabye atagusabye urumva. Buriya nanone uzacunge, hari abantu bagira filozofi ariko buri wese na filozofi ye, avuga ko ibintu byose kubishyira ku karubanda atari byiza. Ariko nk'iki gihembo bamuhaye igihembo cyitwa ngo Best Artist Gospel African Europe of the year 2024 Israel Mbonyi. Ni ikintu cyiza Israel Mbonyi gikomeye cyo kwishimira, atarakwiye wenda kudatinda gutangaza cyangwa kutarika. Yavuze ko ariko vuba cyane hari ibintu harimo ategura azatangaza, harimo n'ukuntu azatubwira ubuhamya bw'indirimbo yitwa Nina Siri. Akaba afite n'indi nshya yitwa Yanitosha, umwanya tuza kureba mu ndirimbo ziyoboye izindi. Israel Mbonyi rero welcome back mu Rwanda. Ikindi agiye gutegura ibitaramo byo muri Kenya na Uganda aho agiye. Iki gihembo rero ni igihembo cyo kwishimirwa cyane. Ikindi he deserves a lot. Akwiriye n'ibihembo byinshi cyane biruta ibi ngibi. Nicyo tumwifuriza, tukamwifuriza n'igihembo gikuru cyo mu ijuru. Nicyo tumwifuriza kuruta ibi byose nabyo bize, kuko buri Imana yakwemeye ikwemeza n'abantu. Ibi rero ko bona zino awards umukozi w'Imana ntukabishe nyine. Hari abantu ati buriya ntibabona ko natangiye kwishyira hejuru, uri umukozi w'Imana namuza gunda kwicisha bugufi cyane. Ubundi wari nibikunze leta bumugenzi wa Muhinde mugufi akajya yigendera no ari ku butaka urumva. Ariko ni byiza, twebwe ntago tubifata nyine nk'ibindi bintu bidasanzwe, ahubwo tubifata nka Imana yatangiye kukwemera ikakwemeza n'abantu. Yego tumwifurize rero ko Imana ikomeza kumukoresha iby'ubutwari, mwambike imbaraga, kuko demo umuntu akorera Imana demo Satani abashaka kumutera. Yego Imana rero mwambike imbaraga. Tumuveho tujye kwa Recho Uwineza. Uramuzi nawe, yagaragaye mu ndirimbo Israel Mbonyi yarutse gukorana na Adrien Misigaro yitwa Nkurikira. Ikindi n'izindi nyinshi arazibye. Afite n'indi ndirimbo nziza cyane yakoranye na Uwimana Aime. Yego uruka n'indirimbo ya Israel Mbonyi yasubiyemo basubiranyemo yitwa Mfite Impamvu. Yego afite n'indi yakoranye na Crison Ndasingwa. Ejo bundi yanakoze cover y'indirimbo ya Alexis Dusabe Zaburi ya 23 n'izindi nyinshi cyane. Recho Uwineza aheruka hano mu kiganiro Holy Room
arwaye indwara z'imigisha aza kuramya arwaye indwara z'imigisha indwara z'imigisha nimubyumve nabi ngo iyo umubyeyi atwite ubona ukuntu nyine ari igihinda ibanza kumuzonga rero hari umubyeyi watubwiye ngo alo ngo yemwe inshuti z'Imana ngo ndwaye indwara y'imigisha indwara y'imigisha n'uvuga ngo nubwo iri kumuzonga ariko izazana umugisha ukomeye abantu murwaye indwara z'imigisha mwese turabasuhuje cyane yego sasa Rachel Uwineza nyuma yuko bamubonye anga mu kiganiro hori rumeje kudufasha kuramya no guhimbaza Imana mu ndirimbo atwite uba makuru nuko mu rukerera rero rwo kuri uyu wa gatanu yibarutse umwana w'umuhungu mwiza witwa Imena Kachikachi amashingo kacikaci okay nyuma y'amashingo kacikaci dushimye Imana yaguhaye uwo muziranenge mu marayika turasaba kandi ngo uburinzi bw'Imana bumubeho ampucyuri urabona ukuntu ari keza cyane yego turasaba rero mbega amajisho afite amajisho ikintu kijya kinshanga rero urabona ari nk'abantu babibonye ngo ngo uyu mwana ngo arasa ngo na papa we ngo arasa ngo na mama akangebera bijya bingora rwose sinakubwira ngo agahinda bakoresha iki bareba ko agahinda ngo gasa na mama cyangwa na papa wako bareba nko ku matwi cyangwa inyuma mu irugo ariko hari umuntu ambwiye ngo buranga abantu bakuru uzumve kenshi bakunda kuvuga ngo arasa na papa we abantu bakuru ngo indi filozofi baba bavuze nk'umwana w'imfura umwana wa mbere baravuga uzumva kenshi baravuga ngo arasa na papa we uzi impamvu ngo baba banga guteranya ngo kuko uriyo uvuze ngo umwana asa na papa we nyine mu muco nyarwanda bavuga ngo papa arishima papa arishima ariko binakonfirmye ko umwana ari uwe buriya ngo nikibe bivuze buriya rero uramenye utazagenda ngo uyu mwana ngo kwasa ngo ko mbona ngo nta muntu ngo mbona adasa na papa we ukabura arikoze ntabwo nzabikora ndabimenye yego uramenye rwose nuko nguko biba bimeze rero uyu no mwana rero Imana yahaye Rachel yitwa Imena Kiran Len yego tumwatureho rero uburinzi bw'Imana azabe umugisha ku gihugu ku isi ku itorero no ku muryango we Rachel reka tumubwire n'umugabo we ngo nibonkwe ibintu byo gusubirayo baravuze ngo mubiretse ngo mujye murindira umuntu abanza byivugire ngo vuga ngo nta mahwa ngo musubireho nta mahwa ngo bizi gute ngo warahageze ariko ni ikintu cyiza tutatubwiye kwifuriza bakwiye kwaguka muri byose yego nibonkwe burya niyo uvuze ngo nibonkwe nundi nawe naza bazamwonse naho ibyo umuntu yaraducarenize ko kuvuga ngo nta mahwa ngo niwe wagiye ngo urabizi ngo uzi ngo ibyahuriyeyo nabyo igihe umuntu wenda amahwa bataranayabona yego urakoze cyane indi nkuru rero dusoreze he wow Diana Kamugisha akaba ari umuramyi yakoze indirimbo yitwa Haguruka urayizi haguruka wicika intege izuba ryawe yego mucyo wawe urakuziye Diana Kamugisha ni uwo mubyeyi rero yego bizije isabukuru imyaka 25 n'abapasteri muri New Life Bible Church yego bizizaga rero isabukuru imyaka 25 bamaze babana anyway umukobwa wabo yitwa nde umukobwa wabo nawe agiye gukora ubukwe numva baduhaye invitation urabizi ko famille ya Diana Kamugisha ari abashuti b'ikiganiro Holy Room baduhaye invitation reka nze nyirebe neza ngo baduhaye invitation rwose noneho kuba bari mu byishimo nk'ibi ngibi byo kwiziza imyaka 25 bamaze babanye noneho n'umwana wabo akabagiye gukora ubukwe n'uwo ngo bagiye kubona abuzukuru kandi noneho ngo mu byo bahize urumva ngo imvi zabo zizarinda ziburuyenzi umukobwa witwa Daniela na Hanzi bafite ubukwe kuri invitation mbona baduhaye Daniela rero akaba ari umukobwa Imana yahaye famille y'abakozi b'Imana reka rero tubabwire ngo umugisha w'Imana ukomeze kuba kuri bo baguke muri byose yego kandi bazarenze na 70 Okay, urakoze cyane amakuru rero nyemerere tube tuyasoreje ahangaha tujye muri top 5 nyuma yo turaza kwakira abatumirwa batandukanye harimo indirimbo rero kereka ubundi eka ndebe umuntu nabonye hano uzi gutega amaboko ninde ni Evelyn yego Evelyn niwe wabasha kubyina indirimbo ariko vuba hari umunambwe ngo babwiye umuntu ati kuza mu rusengero abandi baryohe n'ubwiza bw'Imana bari kubyina wowe ntubye kwereka ngo ntago nzi kubyina bitangire igitekerezo harimo tuzajya duhamagara amadrama team hano bakatwigisha utuntu dutoye umuntu yabyina mu rusengero agakanga satani
agakandagira oya ubundi babyita ngo gukandagira abadayimoni ugashinyagura n'imirambo yabo utwo tuntu dutoya rero tuzatubigisha abantu mwese bo muri drama team mwe mwiyandikisha kuzaza hano noneho mukatwigisha utuntu two tubyina nk'uko amakorali baba baratwandikiye ari benshi cyane ubwo n'abantu muri drama team mutwishe utuntu two kubyina ibyo tuzatugera mu rusengero ntitubowe ubonye nka karakantu munuze mu bukwe bwa Musinga babyina habaho nk'igihe nta kuntu twazabwirira timu Mbonyi ikazaza kutwisha kubyina karakantu neza biro official. Okay, tuzabigana abo nk'ubukwe njyamo kandi ubwinshi bw'abakozi b'Imana umukozi w'Imana kuze kumfana nka wese nihe ndirimbo mwapanze ko muza kwinjiriraho ko umukozi w'Imana ngo ntayo tuzi ndaje tugiye kubibajamo mu kiganiro rero tubigishe urumva utuntu two kubyina wizihiwe ariko nanone mu gihe tutaratubigisha rero ntago ububyinira abantu ubyina uko ubishatse uko mwuka kuyoboye jya ariko ubyina naho ntujye mu nzu y'Imana ngo usange wifashe gutya abandi banezerewe ukabona wowe wifashe gutya uhagaze nk'igiti ukagira ngo uri ku burinzi byibuze kereka ugiye ku muryango twavanga uri muri protocol ukaba uhagaze gutya upfa kuba urimo ubyinira Imana si yose irabizi n'iyitara kujyanye aho bigisha kubyina irabizi rwose yibyinira uko umwuka kuyoboye ariko n'ubwo bumenyi turaje vuba cyane tuzabibafashamo turebe indirimbo 5 ziyoboye izindi ubundi tugaruke mu mwanya.